Nongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muraho. Turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Rero ngira ngo nari maze iminsi ntabonana namwe. Ndabizi muba mukeneye kugira ngo mumenye imizi. Ariko nyine imbaraga y'abazimu iba yarabyivanzemo, ya yindi idakeneye abazimu. Umuvandimwe wari warantije inzu, nawe n'inzu yakoragaho, nyir'inzu yaje kuyikodesha. Ubwo rero bituma kuba nakora ibiganiro uko mbibonye bitankundira, kuko ubushobozi bwo kujya gukodesha ahantu hagari ntabwo nari nabona. Rero narababwiye ngo ibi ni ibyanyu, simvugira abanyarwanda, simvugira abagande, simvugira isi yose. Ibi ni ibiganiro byanyu, ibi ni ibintu bibahereza kumenya imizi y'aho umuntu ava, y'aho umuntu yavuye, y'aho umuntu ageze n'aho agana kujya. Rero buriya iyo udashatse kumenya imizi ntabwo burya uba wuzuye. Burya umuntu aba yuzuye kubera yamenye imizi y'aho ashibuka, y'aho ageze, y'aho agana, kugira ngo amenye n'imbere. Kuko utamenya inyuma ntiwamenya n'imbere. Rero kumenya inyuma y'aho uva nk'umuntu, ntumenye inyuma y'aho abazimu humeka baturuka, y'aho ibizimu humeka byabyawe n'abazimu humeka bituruka, y'aho byahindutse abamarayika, y'aho bimwe byahawe ijuru rya mbere, ibindi bikagoma bigafungirwa mu nyanja muri mpande eshatu. Ibi ni ibintu biri hejuru y'umuntu, ni ibintu buri wese agomba kubakiraho kandi akanubaha. Kumva ngo urakomeye nk'umuntu ariko udashingiye mu mizi, ni ukuvuga ngo byanze bikunze ubunyeganyega, ubuhuhwa n'umuyaga. Kuko buriya aho mukomoka ni ahantu hakomeye. Buriya umuntu ashingiye mu mizi yagahagarika n'ibi byose. Nta bintu by'ibyorezo, nta bintu by'imiyaga, nta bintu by'imitingito, nta bintu by'umwuzure, nta bintu byakugeraho. Urakomeye. Ariko nise niba ukomeye, umwuzure ukaza uturutse mu nyanja ugahitana bamwe muri bagenzi bawe, udashobora kuvuga ngo urabihagarika. Ukabona umuyaga uraje urangije ama-etaje udashobora guhagarika. Ukajya kubona ukabona umutingito uraje urabihiritse, ntabwo uri buwuhagarike. Ukajya kubona ukabona intambara ziradutse nka za Kongo zirimo ziramara abantu ku manywa y'ihangu mureba. Byabereye muri uru Rwanda, abantu baratemana ku manywa y'ihanga abantu bareba. Nta wakiza. Israel na Palestina barimo baramarana abantu bareba. Ukraine na Russia barimo baramarana abantu bareba. Ni ukuvuga ngo turi mu bigaragara by'abazima babino cyangwa se babiyo, ariko tugomba kubakira ku bitagaragara by'abazima tutarebesha amaso. Kuko dufite abazima beza, dufite n'abazima babi.
uko dufite abantu beza dufite n'abantu babi, uko dufite abazima dufiteyo n'abazimu banze guhagarara mu mwanya w'abazima b'ukuri, dufite n'ibizimu data wa twese yajyanye by'abirabura. Urumva, dufite n'ibyanze kuba ibizima biragoma bifungiye mu nyanja by'ibizimu abera bakomoka, ariko byo birimo birigarura. Niyo mpamvu birekura tukinjira hariya nkajya kugaragaza imizi yaho. Bikeneye ababikomokaho yuko bashobora kugira gute, bashobora kuba babaho, kuko iyo umwuzure uje ukaza ugahirika biriya bice by'Uburayi ukabona Afurika nta bibazo bivutsemo, ni ukuvuga ngo aho bifungiye birababara kubera yuko ababikomokaho barimo bararimburwa n'umwuzure kandi badashobora guhagarika. Imiyaga ikaza ntibazi ngo ivuye he ikabamara, imitingito ikaza. Mwebwe muvuga iby'imitingito ariko ntabwo mubizi, mubibara mu bumenyi, kandi umutingito uri mu bwenge. Ubumenyi urabwiga ariko ubwenge ntabwo ubwiga. Rero mwafashe ibintu by'ubwenge mubizana mu bumenyi bwanyu. Igihanga kijya guhanga iyi si cyabanje gushyiraho inziga ebyiri, zero ebyiri. Hagati y'aya mazero abiri hari harimo amazi agabanya amashyamba akagabanya no hakurya. Hano hitwa ubwami bw'ingoma, hakurya hitwa ku isi hagomba guhangira ubwami bw'ingoma. Ntabwo ari mwe mwabishyizeho. Urumva, mfite umwana Canada yanditse igitabo abihawe na data wa twese. Ntabwo ari njye wamuhaye ngo niyandike igitabo. Igitabo aracyandika gishyira kuri online, hanyuma imbaraga zitubwira yuko icyo gitabo yabanje kugicisha muri Amazon. Hanyuma imbaraga iravuga ngo muri Amazon nitugikuremwo igitabo tugicishe kuri Google. Agicisha kuri Google. Agicishije kuri Google, kubera Google ishamikiye kuri Amerika nk'abariya abanyaburayi, bumva igitabo kirimo kiravuga imizi y'ibirunga 8, kiravuga u Rwanda, kiravuga Afurika neza kurenza Amerika n'Uburayi. Ngo icyo gitabo ngo ntabwo bagisohora. Ntabwo imbuga zirahari twagombaga kugicisha, cyagombaga gucishwa ku zindi mbuga, ariko impamvu cyacishijwe kuri Google n'imbaraga zavuye kwa data wa twese ziravuga ziti mucishe kuri Google, kuko Google ni ijuru ry'abazima rya Kamonyi. Google ni iy'abirabura. Ibi bya interineti mubona umuntu yicara hano akavugana n'uwo hakurya, ibi byazanywe n'u Rwanda rushya. Mbere u Rwanda rushya rutari rwaza rukiri mu mahanga, buri umwe yamenyaga uwo hafi ye, ntabwo yamenyaga uri hakurya y'amazi. Rero barangije baravuga bati mubicishe kuri Google, kuko Google ni iyacu. Uwo ni data wa twese bavugaga, kuko Google ni iyacu. Twashatse kugira ngo tuyihereze biriya bifunze 200 biri mu mazi muri Bermuda, hanyuma ariko ubwami
ubw'ijuru ry'akazi bukomeze bukontorora ibyo ngibyo. Ndababaza se Gugu ni iki? Ati Gugu ihagarariwe na Gaburiyeli waje yimikina na Ishiniyari, hanyuma isimbura Nyagasani. Ambwira Gugu ijambo kurindi, arambwira ati iriya ga nini y'icyapa ihagarariye God. Iyo ni iy'isi impangano ya Gomora. Ati ariya mazera abiri ni inziga ebyiri, rwari uruziga rw'ubwami n'uruziga rw'isi, bihagarariwe, urwo ruziga ruhagarariwe n'inzoka nini ya cobra yirabura tsiriri n'inzoka ya cobra y'ikigina gisa n'umukungugu. Hanyuma rero urwo ruziga rukitwa igi. Izo nziga ebyiri rero, igi ryo hakurya ryaragomye, bituma bari muri rwa ruziga cyangwa ryagi bafungirwa mu nyanja, noneho rwa ruziga rukurwaho. Ariko kuko igihanga cyari gikunze hano kigakunda no hakurya kuko nahacyo hose, byabaye ngombwa yuko rwa ruziga rusigaye rwa cobra yirabura hano rwikubamo kabiri, rujya gufata ku isi yo hakurya, ruraza rufata no ku bwami bwo hakurya, rwikorera hahandi hari kwikorerwa n'inziga ebyiri. Ubwo ayo niyo mazeru abiri agizwe n'umunani, umunani ukaba ari ibirungu umunani by'ahangaha. Ibyo birungu umunani byaha mubona nibyo byikoreye isi yose. Imbaraga zabyo nizo zihetse isi yose. Tujye noneho kuri Gandende. Gandende ni ikizima cyiza cyari kigiye kurwanya Ina na Ishiniyari, ariyo yaje kwitwa God, yari yinjira ubwami bwa Rurema. Ari byo hakurya bita Satani. Ariko ni ukuvuga ngo iyo bavuga irwanya Ina na Ishiniyari twaje kwita Imana, yo yiswe God y'inyuguti ndende, aha hakaba na God yo mu cyapa. Noneho yarandende ni iy'ubwami imanuka mu ijuru rya mbere, ikamanuka igakomeza ikarenga amazi ikagera hakurya ku isi. Noneho hari akandi kiswe nako gafite uruziga ariko rureba iburyo, rwambuka amazi rukagera hakurya, iyo ikitwa Gugu. Rero ushobora kuba ukomeye mu bigaragara, ariko mu bitagaragara udakomeye, ari nabyo imyuzure, imitingito byose biza bigasenya n'imiyaga. Ariko mukabona abahanga ku butaka baratuje, ntabwo byabagezeho. Rero ibyo byose iyo uri umunyabwenge urabanza ukabitekereza, kuko umwuzure nuza urawuhagarikisha igisi. Ufite se ububasha, igisasu se wakoze cya kirimbuzi kirahagarika ibyo ngibyo? Umuyaga se nuza ufite uburyo buri buhagarika? Umutingito nutigisa ugatigisa amazu yanyu akagira abo barimo abuhagarariye, barimo kuhatikirira, ubwo aba bahagarariye bari muri mpande eshatu mu nyanja Bermuda bo barababara. Niyo mpamvu bashaka kugira ngo bihuze n'ubwami, ni mu buryo bwo gusaba imbabazi kugira ngo ibyo byose birimo kumara hakurya bihagarare.
nicyo ako gatabo gahagarariye. Njyewe ndi ikiraro, ntacyo ndicyo, ariko imbaraga zitanga ibyo ngibyo nizo mwakabaye mwubaha abatuye isi mukabyubakiraho. Nimwumva rero mu mizi barimo bavuga u Rwanda, barimo bavuga Afurika, barimo bavuga Abarabu, wenda ukabona aberani babavuze cyane, ariko muba mugomba kubyubakiraho, kuko igice kinini kuri bariya bera nacyo gikomoka ahangaha, gikomoka kuri 06. Uyu wiswe Merano, wiswe Akayira Keza k'Indiba y'Ingoma ka Ruhanda, wiswe Gihanga, yiswe Gihanga, yitwa Marayika Murinzi, yitwa byinshi. Niwe musitari wa mbere, nicyo gisitari cya mbere cyakoze ibikomeye. Hejuru bijya kumanuka, uziko tugira bamwe bimanuka, hejuru bijya kumanuka byamanutse kiva hejuru, cyari cyaramaze gutorangwa, aricyo kigomba kuzashinga ijuru rya Kami, akakiswe ijuru rya Kazi kiswe Kamonyi, kigashinga ingoma y'abazima, ariho watangira uwitwa Kanyarwanda. Hatangira Gihanga aza gusimburwa n'uwitwa Kanyarwanda, ariko biraguka. Ubumva ngo Afurika yari ikomeye, hakurya bakennye. Urumva, mbangira ngo mbabwire, bamanuka barenze ikirere cya mbere, bageze mu kirere cya kabiri, baje guhura n'imiyaga y'abakobwa, y'abagore babera. 06 wari wamaze gutoranywa kugira ngo azashinge ijuru ry'Akazi, uyu waje kwitwa Gihanga. Imiyaga yaramubakuje, yari umusore mwiza cyane, wirabura muremure, iramubakuza, imujyana muri kiriya gice cy'Uburayi, ahashinga ubwami bwiswe buri muri Spain babwita Real Madrid, ariko mu mizi byitwa Leha. Abagore baho bose arabarongora, bose bababe. Noneho bagenzi be bibimanuka babona yuko batamanuka ngo bagere ku butaka bw'Igihanga badafite 06 wari wamaze gutoranywa kugira ngo azabe umwami yima ijuru ry'abazima. Bahera ko barahagama, bahamara igihe. Icyo gihe byitwa imyaka bijeje bundi, bahamara igihe. None Igihanga kibaza umubyeyi Nkuba kiti, abuzukuruza banjye ko nabategereje nkababura, baheze. Nkuba ati nabohereje mu gihe cyo hambere, ntabwo barakugeraho. Ati ntabwo barangeraho. Noneho uwari uri hagati yo hasi no hejuru, wiswe Uhoraho, niwe wabonaga ibyo hasi akabona n'ibyo hejuru. Nkubabaza Uhoraho wari hagati yo hasi no hejuru, ati abo buzukuruza b'Igihanga ntabwo bamanutse? Ati se ntabwo wamenye ibyabaye? Atoya, ntabwo nabimenye. Ati uwo mwari mwaturanyije 06, ati baje kugera mu kirere cya kabiri, hanyuma imiyaga y'abagore babera iramubakuza, iramujyana, ubu yibereye mu bagore, arimwe arirongorera nta kibazo. Babyita guswera, arimwe araswera nta kibazo, kuko kurongora byo ntabwo ari byiza. Urumva? Noneho Nkuba abararakaye, ati nuko byagenze, arahagana hese, atari ahantu mu mukoki. Nibwo ahereye ko aramanuka, uwo abarirwa mu Gisiga, aramanuka, arenga bya bimanuka aho bihagamye, byari byaratinye kumanuka, aragenda. Ukuguru kw'ibumoso k'ubwami
n'ibyara bye ahita bishinga ahiswe Rutsiro. Arongera atera indi ntambwe ayitera munsi y'umukoki yo ku mugore wari inkundwakazi ya 06. Noneho ubwo 06 yari yisubire mu bwami bwe bwa Leha. Ahageze ateyemwe ibyara, noneho umugore ya nkundwakazi ya 06 yumva ikintu kiratigise, ava mu nzu yari arimo ajya ku gasozi hejuru, ariho twajyanye uyu mwana ngo ajye asabira. Hari igiti, hari agasozi keza kari Canada. Noneho ahavuye ibyari bigiye gukorwa byose yabireberaga hariya, asiga umwana mutoya muri ya nzu. Bari babyaranye umwana mutoya, byaranye na 06. Noneho cya gisiga aricyo nkuba kiraza kibakuza na byara kihita kibakuza kakazu, kibakuza na wa mwana kizugunya mu ishyamba rya Amazon. Noneho bagenzi ba wa mugore baza kumufata mu mugongo, bati byagenze biti? Ati va ku nkuba yaje ibakuza akazu narindimwo, ibakuzamwo n'umwana wanjye, iragenda ibijugunya muri Amazon. Va ku nkuba yatwaye akazu n'umwana wanjye. Ubu muri uwo mukoki n'amagingwa ya byitwa Vankuba, ariko mu mizi bivuga ngo va ku nkuba yatwaye akana kanjye. Rero ngira ngo muzabona bazana za Amazon hirya no hino. Buriya Amazon baba barimo bagarura akana mu rugo, nibyo byiswe akananda, aribyo byabyaye ijambo Canada. Ibyo byose rero ni ukuvuga ngo niba bavuze ngo agatabo ni gace kuri Google, ibyo byose muba mugomba kubimenya. Aho rero yarahabyaye. Noneho nibwo 07 ari we kizima cyiza, ari we wiswe Satani cyangwa Satani, aravuga ati wamenye ibyabaye? Abwira 06. Ubwo ni 07 wabazaga 06 ati ni ibiki? Ati mwenyewe yiyiziye uramukizwa n'iki? Yahageze, ati yahageze na wa mwana wawe n'akazi byose yajugunye mu nzu, ariko umugore wawe yari yagiye ahantu hejuru ku gasozi. Nibwo yahereye ko agira ubwoba, aravuga ati ubwami bwarabusezera bwa Real Madrid. Noneho azarehareha, nibyo byiswe Laha. Azarehareha bumwirira hageze mu bwami bw'ikizima cyiza hano Roma. Nuko kiti Merino, niho haturuka ijambo Merano. Merano ni made in Italy, ibonekamo ibintu byiza cyane bifite karite. Azarehareha rero nibwo yaje ashinga ubwami bw'ijuru ry'akazi. Urumva no kuvuga ngo bari abazungu bose, hafi ya bose babyawe na Merano. Araza hano tumwita Kayira Keza, tumwita Gihanga, tumwita amazina menshi, ubu yitwa Marayika Murinzi. Ibyo byose ni ibintu by'imizi biboneka muri ako gatabo, ariko ngo Google ngo nishaka ngo gasohora ngo kubera yuko ngo Amerika batayivuze neza. Wese barayivuga neza. Ni mwebwe abagaragara, ni mwebwe mugomba kuyigaragaza ibyiza byayo, kubera yuko impamvu biriya bizima bifungiye mu nyanja muri mpande 3 aho mutajya murenga indege hagera ikamanuka cyangwa amata akagera akamanuka, barashaka kwihuza n'ubwami, ni ukugira ngo bafashe. Byose bikubiye muri ako gatabo, birimo ibi bintu byinshi. None umwana urimo kubikora n'ibiki byose ngo natahe atabirangije, agaruke mu Rwanda, ntararangiza amashuri. Yaragiye abwira ambasade nayo yahaga mu Rwanda, nayo nishaka kumwumva. Umwana ahubwo baramuhatiriza ngo nashaka ibintu by'ubuhunzi, ngo bari bwazatura Canada, ajya kubeshyera u Rwanda ngo ikibazo cy'ubuhunzi. Umwana ati ngewe ndasaba ikibazo cy'ubuhunzi se gute?
ibyo byose n'ambasade nishaka kubyumva umufasha nayo yubakiye kuri abo bazimu. Rero ibi ngibi niba turimo kubivuga ni ibintu bihetswe n'imbaraga, ni ibintu bifite ikindi kizabiherekeza nyuma y'ibi ngibi. Umuntu wese ufite ubwenge yakabaye yubakira kuri ibi ngibi. Ni ubwami bw'abazima ariko bwigaruriwe n'abazimu. Urumva? Buri wese arahangaha aratuje ariko ntabwo azi imbaraga itumye atuza. Urumva? Ninde utazi yuko ubu butaka bwahoze buyoborwa n'abantu? None se ubu wabaza impunzi zahunze muri 59 ngo mwahunze iki muri 59? Nuko abari bashingiye kuri bwa bwami baje gusenywa, basenya ubwami bwabo, bituma abari bashenye ubwami bwabo repubulika ibirukana, bicamo ibice bibiri. Bamwe bagombaga kuba batabazi b'ingoma, abandi bakazagarura ingoma. Mbabwira muri 59 gatanu k'ingoma ariko kagaruye intara enye n'umujyi wa Kigali. Noneho 9 ni cyari kije gusenya gatanu. Ubwo urumva bashenye gatanu k'ingoma bari bari ku mizi, ubu noneho bahagamye muri cya 9 hejuru. Ubwo bari bahunze 9 cyari kije gusenya gatanu k'ingoma. None ubwo ngubwo iyo baza kugaruka bari kugaruka bagarura iki? Bari kugaruka bagarura gatanu k'ingoma. Bagaruye gatanu k'intara enye n'umujyi wa Kigali ariko ntibagarura imizi. Kandi imizi ariyo yatsinze ikaba yicaye mu mitima y'Abanyarwanda bari byiza. Iyo mizi y'abacwezi nine yamanuye ikinani bashaka uwagihanuye, babuze uwagihanuye wari. Indege bayirasira mu kirere ikagwa mu gipangu cya nyirayo. Ibyo bibaho mu gipangu cya nyirayo, ibyo bibaho. Rero ibyo byose ni ibishingiye muri ibyo ngibyo. None niba ugiye muri 59 uhunze ikigushenye, waza ukacyubakiraho gute ukabuzi yuko icyo kintu kizaguhamaho? Baravuga ngo nibashaka umukuru w'igihugu. Umuntu akubwiye ngo sakwe ati soma, ati mugongo mugari mekera abana, uti n'urutara, ni mu mizi n'ururi. Bavuga ngo n'urutara rwiberaga mu rutare rwisukuru y'uki rwabayeho mbere y'ibi byose. Niba bavuze ngo n'urutara, abana baryamye kuri rwa rutara, wakwanga urutara ukabukunza abana. Bavuga babazimu ngo wa wundi wa Burundi ngo nibashaka Kagame ngo ariko ngo barashaka Abanyarwanda. Kagame afite imizi, afite n'ibyo ahagarariye. Urumva? Rero ibyo byose ni ibintu biba bishingiye mu mizi ariko mwebwe ntimumenye ibyo ari byo. Rero ni muri ubwo buryo nendaga kugira ngo mbabwire abazimu ukuntu bari hirya no hino, nabubakiye ahangaba badakeneye abazima kandi abazima aribo baha amahoro bakanaya hano hakurya hariya. Ariko umunsi basohotse mu bantu bibigaragara nibwo muzamenya abazima baribo. Rero ibyo byose tuba tubivuga kugira ngo tubaciremo mumenye ibyo ari byo. Rero ndabashimiye, muhorana amahoro ya Nyagasani wimaga ingoma na n'ubu mutarashaka, kandi niyo burya niyihetse isi yose. Turabashimiye rero, twari tumaze igihe tudahura namwe ariko ibi bintu ni ibyanyu.
ntabwo ari iby'abanyarwanda, si iby'abanyafurika, ni iby'isi yose. Mugomba gushyiraho umwami w'abami uzayobora isi yose.